neza ndabasuhuje agashya nakuzaniye ikiganiro cyiza ngiye kukubwira. Ndashaka kukubwira uburyo butatu bw'ingenzi wakoresha igihe wagize indwara ya hemoroide cyangwa se karizo cyangwa se igihe batangiye kuyitekerezaho. Iyi ndwara ya hemoroide ni indwara yibasiye abantu benshi muri iki gihe bitewe n'ubuzima babayemo. Iyi ndwara ya hemoroide se wamenya ute ko uyifite? Icyambere, igihe watangiye kujya kuri toilette cyangwa se kwituma ukumva uri kugira uburyaryate mu kibuno, uri kubabara, uzatangira utekereze ko watangiye kugira hemoroide, cyangwa se igihe ukoze isuku wakwihanagura ukabona hajeho ibimenyetso biriho amaraso, uzatangire kwitekereza ko watangiye kugira ibimenyetso by'indwara ya hemoroide cyangwa se karizo. Ni ibiki se nakora? Ibyo bintu bitatu ni ibiki wakora kugira ngo iyi ndwara mu gihe gitoya cyane ibe yagiye? Kuko iyi ndwara ishobora kwikiza yo ubwayo igihe wahinduye uburyo bw'ubaho mu mibereho yawe, cyangwa se ushobora kujya kwa muganga muri icyo gihe byihuse ikiza ugakira. Ibyo byose birashoboka, bitandukanye n'ibihuha abantu bababwira ko iyi ndwara ya hemoroide idakira. Irakira rwose. Icyambere ukwiye gukora, hindura uburyo ubaho. Mu guhindura uburyo bw'ubaho, gabanya kurya ibiryo byinshi cyangwa se ibiryo bibonekamo amafarini. Harimo imikati, harimo amandazi, harimo bya bintu byose bikoze mu mafarini. Gabanya ubwo buryo bwo kubirya. Usanga abantu ari byo bafata mu gitondo, saa sita byo bafata nimugoroba, ugasanga amara yananiwe, uburyo bwo kwituma bukagorana, kandi uburyo bwo kwituma bugoranye ukagira impatwe, nibwo ya mitsi izengurutsa aho witumira ibyimba ishobora kubyimbiramo imbere cyangwa se ikabyimbira inyuma, ukaba watangiye kugira hemoroide. This condition is commonly seen in emergency clinics or private practice. Ibyo kurya bigufasha cyangwa se bifasha urwungano ngogozi kugira ngo witume bitagoranye. Harimo inkeri, imbuto, inkeri, avoka, watermelon n'izindi mbuto zose zigufasha mu igogora, ariko utibagiwe kongeraho kunywa amazi. Nywa amazi mu buryo bufatika. Gira uburyo bwo kujya kuri toilette bwihariye. Hari abantu batinda kujya kuri toilette, akumva ashaka kujya kuri toilette ariko agatinda, akaba ari mu tundi tunagirute akazaya kujya kuri toilette, byatangiye ubwonko bwamaze kwishyiramo ko byanga bikunde atakikitumye, ugasanga kwituma arimo arahatiriza arikanira cyane. Uko wikanira rero niko ya mitsi nayo yisunika, bikaba bishoboka ko wagira iyo ndwara. Muri uku guhindura uburyo, hindura cyangwa ugabanye igihe umara kuri toilette. Ibi ushobora kubyumva ukumva ari ikintu kidasanzwe, ariko gabanya igihe umara kuri toilette. Bigabanye. Abantu benshi ubu basigaye bajya muri toilette bajyanye na smartphone. Uko yicaye muri toilette niko ari no gucatinga, ku buryo arangiza no kwituma ariko agakomeza akareba kuri telefone, agakomeza akandikirana, agatinda muri toilette. Uko utindayo niko na ya mitsi uri kwinaniza, bishobora gutera ikibazo cyo kuba wagira iyi ndwara ya hemoroide. Bigabanye rero, nubigabanya bizagufasha kugira ngo iyi ndwara ibe wayirinda, cyangwa n'igihe yaje igende vuba. Kora imyitozo ngororamubiri. Niba ukora akazi kagusaba kwicara cyane, ndavuga abashoferi, abantu bakora muri biro, abo bantu bagira akazi kabasaba kwicara cyane, bituma imitsi izengurutsa aho witumira inanirwa. Gira igihe cyo kujya uhaguruka ukore umuvoma kugira ngo byongere imbaraga ya mitsi, nujya kwituma ntibikugore. Fata inyunganiramirire. Inyunganiramirire ni ingenzi mu ku bantu bafite ikibazo cya hemoroide. We kuyibana mu rugo. Abantu benshi babanira indwara ndetse n'abagira n'isoni zo kujya kuyivuga kwa muganga. We kwibana mu rugo ikiza vuba. Igihe ukoze ibi, ihutire no kwa muganga baguha imiti. Hemoroide ni indwara ikira, ukongera ugasubirana ubuzima buzima. Turi kumwe rero, turabakunda. Ubutaha tuzababwira byinshi kuri indwara, ariko nimwibagiwe kumanuka hasi ngo mukore subscribe, mukore share, mubisangiza abandi, mwandikemo na comment, muduhe inyunganizi uko mubyumva. Twese hamwe dufatanyiriza hamwe turinde amagara yacu. Burya amagara araseseka ntayorwa. Turabakunda cyane.